tujye muri Rayon Sport, akaba ariho duhera muri Rayon Sport. Reka tubanze twumve umutoza Afamia Lotfi. Tunisia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous on travaille et Dieu avec nous inchallah. Qu'est-ce qu'on nous on est en train de travailler. Ndashimira Imana turimo gukora nk'ibisanzwe ariko turimo gukora tubura abakinnyi bake batari baza. Ntabwo nabihisha hari abakinnyi bake dutegereje ko baza. Turabura myugaro w'umunyasenegare ntabwo yari yabona ibyo agomba guhabwa ndetse n'abakinnyi bakina mu kibuga mwa hagati gusa turimo gukorana n'abahari kandi Imana iri kumwe natwe. On va faire de nos mieux pour passer pour les groupes mais comme vous savez c'est pas facile. On doit faire une bonne équipe parce que peut-être on va entamer. Mu mikino nyafurika nizeye ko tuzagerageza kugera mu matsinda ariko nk'uko mubizi ntabwo biba byoroshye. Tugomba kuba dufite ikipe nziza nubwo dushobora gutangira ku makipe akomeye nk'ayo muri Tunisia, Maroc na Misiri. Niyo mpamvu tugomba kuba dufite abakinnyi beza. Tugomba kugera mu matsinda kuko ikipe nka Rayon Sport ifite izina muri Afurika. Icyo navuga nuko tuzagerageza ibyo dushoboye byose ndetse n'abakinnyi no mu bana dufite gusa tuzakora ishoka byose ngo tugere kure. N'est pas propre toujours le gardien, je sais pas qu'est-ce qu'il y a le gardien. Non, je sais pas. Je demande pour tout. Ku munyezamu mushya ntabisubiramo ntabwo numva icyo kibazo. Ntabwo ndeba abanyezamu buri wese ndamubaza nti ese ikibazo kiri ku munyezamu njye nta kibazo mfite. Wakwibaza ngo ni umunyezamu mwiza ni umunyamahanga wo muri Mali aracyari muto kandi aranakora. Ntabwo nzi ikibazo gihari. Ese hari uwavuganye n'umunyezamu mbere? Ubu nibwo bwa mbere mvuze ku munyezamu wa Rayon Sport. Nizeye ko na mbere bari bafite umunyezamu ukomeye. Nuko bimeze twafashe umunyezamu w'umunyamahanga ukiri muto. Ese ikibazo kiri ntabwo mbizi ahubwo igikwiye nuko twatera ingabo mu bitugu umunyezamu hari kandi nibyo byaba byiza ku munyezamu n'umutoza we kandi twamaze gukora amahitamo. Gutsindwa ntabwo ariho isi irangirira ariko turabizi ko ari umunyezamu mwiza hamwe n'igihe dukina n'imikino azaba mwiza kandi ibyo anyereka mu myitozo ntabwo ari bibi. Nibikomeza gutya azacika intege. Est-ce qu'on a joué des matchs? On n'a rien dans l'entraînement, des chuchotements derrière lui. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vois, je sais pas. APR ntabwo nyizi. Ntabwo nyizi nta nubwo nari nayibona. Ntabwo nza APR. Urashaka ngo ngumbwire ngo APR ni ikomeye? Gusa icyo nzi nuko tuzakina tukareba. Ubu ntabwo wavuga ngo uyu ni wo uzatwara igikombe. Reba abakinnyi ngo nyuma y'ibyo ngo hari abakomeye. Gitoza Mukura nashyigikiraga abakinnyi bahembwa 200,000 kandi twarabatsinze. Mu mupira w'amaguru ntabwo bagendera ku mazina, ibintu byose bibera mu kibuga. Ikibuga nicyo kigena utsinda. Ubu rero ibyo turimo kuvuga kuri APR ntabwo nyizi. Twe turi gukora ibyo twagakwiye gukora kuko hari n'andi makipe nka za Polisi ariko buri wese ubu ngubu arimo gukora mu ibanga. Ubundi nyuma yaho tuzareba. Ça. Je vous le dis, c'est pas un repère. J'ai pas de repère. Avec Mukura, j'ai pris des joueurs de 200,000 francs. On a gagné la PR avec. Non, c'est pas ça. Kuba Rayon Sport mu myaka 6 ishize itari yatwara igikombe ntabwo ngiye kubabeshya. Gusa nuko tuzakina n'amahirwe yacu ntabwo nzi bizaba. Nababwira ko tuzagira amanota 60 cyangwa se 50. Gusa icyo nzi cyo nuko tuzakina shampiyona nitangira nibwo tuzabona uko amakipe azaba yariteguye. Abakinnyi baguze dushobora no gutwara igikombe cya shampiyona cyangwa se tukaba abakabiri. Ubu rero ntabwo tuzi kizaba. Les joueurs que l'on a pris comme ça, on peut. Ah, nous, on est peut-être champion, peut-être deuxième, peut-être maintenant. On sait rien. Est-ce que vous savez la PR qu'est-ce qu'elle a de jour? Abonye bavuga ngo 11 ngo ntibakira abazungu n'abasaza ngo bashobora kuba basaza kubera amakuru avugwamo ya Cedric Hamis. Niyonzima Olivier se fongera amasezerano Rutanga Eric Bayisenge Meri. Sinzi niba ari aho babihera ariko naho ngo babihera. Abantu benshi barimo baratu. Ni icya kabiri cyo kuganira cyo mu Nzove. Hari icya gatatu. Yego. Cya gatatu Rotifi Tisinza Peri. Oya wenda nuko ikinyarwanda gishaka kuba kwititradwiza bishobora kuba binagoranye. No kuvuga ngo ntabwo azi ikipe yabo kuko nimvira ishyoro nyine natangiye gukina match amicale ntabwo ayizi nyine ntarayibona ikina. Kuko APR yateguye equipe nshyashya. Ariko nayikorozemo burya bivuzemo. Urumva ni nko gushaka kuvuga ati avuga ngo yayitsinze afite abakinnyi bahembwa 200,000. Yes nicyo afite avugiraho. Yarayitsinze nyine kuko urebye na Mude yari arimo ku munsi w'ejo. Ejo tujya kumwa approachinga nga doya ama interview yabanje kwanga. We avuga ko
ngafite ikibazo mu muhogo. Urebye nyine ibibazo bagiye bamubaza, umunyamakuru amubaza icyo kibazo cyaramubabaje cyane, ubonye ko cyamurakaje nyine kuko afite ukuntu yarangije imyitozo oya yaramubaje tsego ukuntu APR yiyubatse ibintu nk'ibyo nyine amubaza kuri APR. Aramuga ati njya APR sinyizi, bya APR simbizi. Aramuga ati APR natsindaga nyiri muri Mukura ndi gukinisha abakinnyi bahembwa hafi 200,000, ubwo APR izananira nyine. Ariko wabonye ko imyitozo yarangiye atishimye, ntago yishimiye revo y'abakinnyi bari mu myitozo. Ibyo bya APR no tunabireke, niba atanayizi maybe azayimenya sejo kuri Super Coupe ni ryari ni kera si abakwezi kurimo, niba atanayizi azayimenya kandi ayimenya. Hanyuma ahubwo twigarukire ibyo uyu muzamu mbere na mbere. Umuzamu bati asubizwe mu bicuma atahe, ibitego mu myitozo biramunyura mu kwaha, ngo n'imyitozo ntayirangiza, hatekerezwe abandi. Yego umutoza ati ariko se umuzamu bite byanyu, nta match n'imwe arakina, no umuzamu ukiri mutoya w'umunyamahanga, icyo mu mushinja ni iki? Kesi nibyo natanye nibaza ni ninde wo kumenya ko umuzamu adashoboye cyangwa se ashoboye muri Rayon Sports. Mukuri kuzuye umutoza niwe umutekinisiye wa mbere wa equipe, abandi rero babyihore, abandi bose babishyiramo ubufana bakaba babireba n'amarangamutima, ariko ubusanzwe ubundi umutoza niwe umutekinisiye wa equipe wa mbere. Ibindi biri tekinike abiganira wenda na directeur technique yahari cyangwa se directeur sportif. Ibindi ubuyobozi byo bureba nibijyanye n'amakontra n'ibikubiwemo cyane bijyanye n'ibyabona, ibyahembwa, imyitwarire n'ibindi bitandukanye. Ariko ntekereza ko ibiro kote technique ubundi ni y'umutoza muri equipe yari yose. Keretse ubundi ibingibi biramutse byavuzwe na Bakame, kuko Bakame niwe muntu nawe rega no umutoza kandi nawe ari reportinga ku mutoza mukuru. Abitwa abatoza bose bari bagomba ku reportinga ku mutoza wa mbere, kuko niwe kuko yagiye kureba kuri kote y'abanyezamu aravuga ati se abanyezamu byagenze bite, wabonye ni bande bakoze neza, byabahite mu munyezamu ugomba kubanza mu kibuga. So kuyaterera bamureke wenda yanga ibimutamika babona kumucaringa. Ariko ruva urebye bamureka uriya muzamu ngiye icyumweru gishize nagiye kumureba naramubonye, n'iki ngiki naramubonye mu cyumweru gishize afite ukuntu bamuteraga baro ukabona nyine arimo araruka cyane, ariko ubu ngubu nabonye yarevaruwe. Ubu ngubu none uri kubona bari kumutera imipira ukabona ari kuyigumana cyane, akantu ka physique yakongereye. Uyu muzamu abantu baretse kumurimira hitaka babanze bamuhigi. Mu Rwanda tugira ikintu cyo kutihangana no guhita dufata imyanzuro cyane ku bakinnyi, kandi iyi ni pre-season Leverkusen niko yariye 5 bya Flamengo y'abatari imyaka 20. Ubu Otene agahita yirukana abakinnyi bose avuga ati kabaye byagize. Nge ntekereza ko aba bakinnyi baza mu Rwanda benshi bamaze igihe kinini badakina, kuko igiciro bagurwa n'ukuntu bagurwa amafaranga make babisobanuye ko abakinnyi kenshi yatamaze igihe kinini yaravunitse, ari umukinnyi uvuye ku rwego maze imisa akina ku rwego rutari rwiza. Katosoreza ahangaha